Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahindukira ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuzicisha bugufi nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Aya magambo yavuzwe na Yesu yigisha abantu yanditse muri Matayo igice cya 18:3 kugeza ku 4. Mwaramutse, amahoro y'Imana bane namwe. Inkuru y'uyu munsi tugiye kuganiraho ni ukwizera nk'abana batoya, kwizera gushyitsi kujyana mu ijuru. Umwana iyo akibana n'ababyeyi be aba afite amahoro menshi cyane mu mutima we. Ikibazo cyose ahuye nacyo akibwira ababyeyi be kandi aba afite ukwizera kuzuye ko kitari bubananire kabone niyo cyaba ari ukwica intare. Twese turabyumva neza kuko twaciye mu bwana tuzi ukuntu twifataga ku babyeyi bacu. Kandi niba utabyumva tekereza nawe, reba ukuntu umwana wawe yifata kuri wowe cyangwa se umwana wo mu baturanyi. Umwana ntajya ahangayikishwa n'ubuzima, we abaho gusa, akazi ke no gukina, no gushaka inshuti no gukina. Azi neza ko isaha nizigera aragenda akabwira nyina cyangwa se ko ashonje bagahita bamuha ibiryo. Niyo abibuze kandi ntagira ubwoba bwo kuba yajya mu baturanyi kujya gusaba ibiryo. Umwana ntacyo yibaza na kimwe ku buzima, aba azi ko ababyeyi be babwitayeho kandi abagira icyizere cyinshi. Umwana kandi ntashobora kumara isaha adatekereje ku babyeyi be, ahora abubaha, abatekereza, yumva batajya kure ye. Niyo umubyeyi amucyashye akoze nk'ikosa akarira, n'ubundi arira ahungera kuri wa mubyeyi n'ubundi wamurijije, ugasanga umwana yirukanye kuri nyina ngo amuhoze kandi ari umaje kumuriza. Ariko urumva icyo cyizere abana bagirira ababyeyi babo. Iyo umwana ageze ku ishuri bakamusaba nka minerivare, ntajya nibaza niba se afite amafaranga cyangwa ntayo afite, wahita agenda gusa akamubwira ubundi akicecekera. Niba atayishyura ibyo ntabwo biba bimureba. Umwana rero iyo amajije kwiyumvamo gukura agasohoka iwabo, nibwo atangira kwinjira mu isi. Iyi si irakanganye, irakakaye kandi irikunda. Atangira kumenya kwishakira ibyo kurya no kwambara, nibwo atangira guhangayika no kubunza imitima. Ese uhangayikishijwe n'iki ko dufite data wa twese udukunda byahebuje, kugera n'aho twitangira ku musaraba? Data uwo ntaba kure yacu kuko umwuka waba mu mitima yacu. Kwa data ntidukura, duhora turi abana iwe. Keretse nitwibwira ko hari twakuze nibwo tuzatangira guhangayika. Ese ubundi tuba tujya hehe ko ari ufite ijambo ritunga ubuzima? Kubera iki wiganyira? Kubera iki ubunza imitima kandi so wo mu ijuru ari we waremye ibintu byose? Ibi byose tubona n'amaso, ni nawe ugenga ubuzima. Ikiduhangayikisha ni ubuzima kandi ni utanga ubuzima. Yesu yatubujije kwiganyira no kwibaza iby'ejo. Yabyigishije muri Matayo 6:25 kugeza ku 34. Ngo nicyo gituma mbabwira nti, ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? Umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyungura umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika uburabyo bwo ku gasozi ityo buriho none, ejo bakazabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite ukwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiye rwose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ntukiganyire rero ngo ubunze imitima, ahubwo ujye umera nk'umwana uri iwabo. Akabazo kose uhuye nako ukabwire so wo mu ijuru, ari akoroshya ari n'agakomeye. Yaba ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa ibyo kwambara cyangwa se ikindi kintu cyose cyagutera ubwoba. Dawidi yari afite kwizera kwinshi cyane, Imana yaramukundaga. Uzi ko Imana yamushyashya n'ubundi akagaruka kuyiririra yitakira ngo imuhoze, nka wa mwana neza uko umwana bigenza. Kandi koko Imana yaramuhojeje. Yaramukundaga cyane nubwo ari umwami utegeka igihugu, umutima we wari umeze nk'umwana kuri se. Nta n'undi mwami ku isi urakora ibintu nk'ibyo.
ujye wicisha bugufi rero ugira umutima nk'uriya mwana, nibwo uzagera ku kwizera kwa nyako. Ikiguhangayikishije cyose ukibwire so wo mu ijuru, Imana izaguhoza amarira yose.